Muraho mbahaye ikaze kuri channel yitwa Inzobere TV. Nkuko tumaze iminsi tubyumva ku mbuga nkoranyambaga, tumaze iminsi twumva ikizamini gishyashya kigiye gukorerwaho ibizamini Cyabusanza. Tugiye kurebera hamwe ese ni gute ibizamini bizagenda bikorwa muri rusange. Ubundi twe tumenyereye ko ariko uyu munsi turi bwibande ku mpushya za kategori B cyangwa se ku mpushya z'imodoka. Ubundi twe tuzi ko ubusanzwe dukora ibizamini bigera muri 4 ku kizamini cya Perme definitive ku modoka. No kuvuga ngo twari dusanzwe tuzi ko haba cyangwa se hakorwa ikizamini cya kona wakivamo ukajya muri parking, wayivamo ukaba wajya muri circulation ndetse ukaba wasoreza kuri demarrage. Ngira ngo ubusanzwe niko twari tubizi, ariko ubu ngubu tugiye kurebera hamwe hari ibizamini bigiye kujya bikorwa bitandukanye n'ibyari bisanzwe. Gusa amahirwe demarrage ntago izabiriho, ntago izaba ikanganye cyane nk'ibisanzwe. Ni kuvuga ngo abiyandikisha bose iyo bageze kuri site y'ikizamini barabanza bakagenzurwa, bakabasaba ibyangombwa kugira ngo barebe ko ibyangombwa byuzuye. Ngira ngo nkuko muri kubibona muhasanga abapolisi cyangwa se ababishinzwe bakabafasha kuba mwakurikirana uburyo ikizamini kiri bukorwemo. Iyo ukigerayo ibizamini batoza cyangwa se babereka uburyo biri bukorwe. Ikindi kandi bazajya basuzuma barebe ese ubasha kureba neza, amaso yawe ameze neza, cyangwa se bacekinge amatwi yawe ameze neza, urumva neza bihagije. Ni ukuvuga ngo hano bazajya bakurikiza ingingo ya 8 ivuga ngo umuyobozi wese ugomba gukorera uruhushya agomba kuba afite ingingo zikora neza, yumva bihagije, cyangwa se akaba nareba bihagije. Nkuko muri kubibona rero ni ikibuga rwose kizaba kiriho ikoranabuhanga rihambaye, kizaba kiri gukorerwaho ikoranabuhanga rihambaye kabisa. Urumva rero ibintu byose biraza koroha, aho wagiraga ubwoba ati ndi kumwe n'umupolisi, ntago bizajya bibaho. Icyo uzajya ukora cyose, ikizamini cyo uzajya ukora, uzajya ukontororwa na kamera. Ni kamera izajya igukontorora. Gusa ikiza kiri koranabuhanga, ubundi ubusanzwe twabaga turi kumwe n'abapolisi, ubundi ho gutsinda byabaga ari 100%. Gutsinda ikizamini byabaga ari amanota 100%. Ariko hano ikiza kirimo gutsinda ni 80%. Bisobanura ngo ukora ikizamini buri kosa ukoze bagukata amanota. Buri kosa ukoze kubera ko baguhereza amanota 100 yuzuye, ahubwo ayo manota agenda agabanuka bitewe n'amakosa uri kugenda ukora mu kizamini. Ariko hari ibigo byateye imbere byigisha imodoka n'ibinyabiziga, bishobora kugufasha kuba wabasha kwihugura nyirizina ku kizamini igihe ugiye gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu. Ngira ngo nkuko muri kubibona, iyo hagiye gukorwa ikizamini ubanziriza kuri start. Kuri start ngira ngo murabibona, ntago ibindi byinshi turi bubivugeho, tuzabisobanura muri video itaha. Ngira ngo iyo ugiye gutangira ikizamini utangira kuri start, ugakomeza guhunga inzitizi, kunyura mu nzira ifunganye, ibintu bigiye bitandukanye. Ariko ndagushishikariza cyangwa se ndi gukubwira ko ubu buryo bwo gukora mu buryo bwa online cyangwa se uburyo bukontororwa na kamera nibwo buryo bwiza bwizewe. Hahandi bavugaga ngo abapolisi bararya ruswa, ngo bitewe ngo nuko ngo ikizamini gishobora gukorwa cyangwa se ushobora kuba utashobora gukora ikizamini neza ukaba watanga ruswa kuri polisi. Ibyo ntabwo bizongera kubaho.
iri koranabuhanga rero rije rikemura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nabashishikariza ko mwajya gukorera kuri iri koranabuhanga kuko ni ryiza, rirafasha, kandi ni ikoranabuhanga rigaragaza ko uzi byibura amategeko y'umuhanda bihagije, kandi uzi no gutwara ikinyabiziga mu buryo buhagije. Mbashishikariza ko rwose mwazajya gukora ikizamini kuri iyi gahunda ya online. Urabona ko hano ari guhunga inzitizi, hari ikizamini cyo guhunga inzitizi, urabona nicyo avuyemo, ariko ngira ngo n'ibindi muzagenda mubibona mubisobanukirwa. Ntabwo ndi bubashe gusobanura ibizamini byose bikorerwa hano kuri kategori B, gusa ni ibizamini 9. Urabona avuye mu guhunga inzitizi agiye kugera aho banyura bazengurutse, aho banyura bazengurutse naho urahagera rwose ukaba wabasha kuba wahitwara neza. Kandi ikindi, iyo ugeze aho banyura bazengurutse, niba uri mu kizamini ugomba kunyura iburyo bwawe. Ugomba kunyura iburyo bwawe. Urabona ko hano wese amubwira ngo najye muri parking. Iyi parking uyikora iminota itarenze 2 nk'ibisanzwe, ariko ibintu rwose biba byoroshye cyane. Biba byoroshye, muzabikora mwebwe nimugire ikibazo, mwiga imodoka neza, muyihugureho neza, rwose muzabasha kuba mwabikora neza cyane. Mbibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo usangize abandi iyi video nabo babashe gusobanukirwa nkuko bikwiye. Hari ikindi kizamini twita parking garage. Hari ikindi kizamini cya parking garage, urabona ko ari cyo arimo gukora, nacyo gikorwa iminota itarenze 2. Iyi niyo twita parking garage, nayo ikorwa iminota itarenze 2. Ni ukuvuga ngo iyo uyirengeje urumva bagukata amanota, ariko ntabwo biba bikanganye kabisa. Ndagushishikariza ko wafata kode yo mu Busanza niba wari ufite ubwoba ko ushobora kuyifata bikagenda bikanga. Oya, ngewe abonzi bagera nko muri 15 abonzi ku giti cyanjye bagiye gukora rwose barazizanye. Ni ugushyiramo courage ukiga ikinyabiziga, ubundi ibindi byose birashoboka. Nibyo njya mbabwira, ubundi warasenze uburiki. Iyo usenze nta kintu rwose ubura, gusa ujye usenga ariko ubifatanye no kwiga, kuko ntabwo wajya mu kizamini uvuge ngo nasenze gusa. Oya, ahubwo bisaba ubufatanye. Yega ayo masengesho ni ngombwa, ariko ukagira n'icyo ukora, ukagira ubumenyi bugiye butandukanye. Nkushishikariza kuba wajya wafata ino kode, kubera ko ntabwo ari ibintu bigoye kuba wajya gukorera muri iki kibuga rwose. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntibizagutera ubwoba kabisa. Mbibutsa ko ibizamini bizajya bikorwa hano ari ibizamini bigiramo mu 9. Ni ibizamini bigira mu 9. Hanyuma kuri moto bizaba byabaye ibizamini 5, nabyo tuzabigarukaho muri video yindi ikurikiraho. Nkuko bisanzwe, ngira nkuko muri kubibona ni ikoranabuhanga ryiza, ni ikoranabuhanga rigezweho, ku buryo utazabivuga ati umupolisi yandenganyije cyangwa se umukozi ubishinzwe yandenganyije. Abenshi najyaga mbyumva, hari abajya gukora ikizamini bakaba bakora ikizamini, abapolisi bamutangiza ikizamini, akavuga ati urabona ko uyu nguyu asoje gukora ikizamini, akavuga ati umupolisi rwose yarandenganyije, niyo mpamvu iyo ngiye gukora hari umupolisi ngira ubwoba. Rero byaba byiza badukuriyeho iyo system yo kuba hari abapolisi, ariko amahirwe rwose yabaye masa, kubera ko iyo system bayikuyeho. Dore demarage yo gukora ku modoka, urabona ko ntago igoye, ni akazamuko gasa nkaho ari gatoya cyane. Ngira ngo ko muzagenda mukurikirana ibiganiro byacu,
Inzobere TV 250 muzagenda mubona amakuru ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abashaka gukorera impushya za provisoire ndabashishikariza ko mwakora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibindi biganiro, amakuru agiye atandukanye muri rusange, ukaba wabasha kwibonera uruhushya rw'agateganyo ndetse ukaba wagira no ku burenganzira bwo kubona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ngira ngo nk'uko mubibona rero ntago ari ibintu bigoye cyane, nawe wabishobora. Nta kindi bisaba, ni ubushake, ni ishyaka, ugashyira imbaraga nyinshi mu kwiga, rwose bizakunda, ukubahiriza amategeko n'amabwiriza baguhereza, ibindi rwose bizagenda bigenda neza. Ibindi bizagenda bigenda neza. Ndagusaba ko wowe utarakora subscribe wakora subscribe, ugakora share, ugatanga comment kugira ngo ano masomo cyangwa se ibi biganiro tugenda tubagezaho bibashe kugera kuri benshi 5 kuri 5, kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Mbashimira rero mwebwe mwamaze gukora subscribe, gukurikira ino video yacu. Imana ikomeze ibahe